Imana yacu yubaha umuntu, Imana yacu izakurikirana umuntu, Imana yacu izunamura umuntu, kurya umureba anyinyiriwe ariko kuva agihumeka ijisho ry'Imana rizamukurikira rimuzanzamure. Ubwo butunzi dufite bavuga ni Imana ituye mu muntu. Burya umuntu aragendana ubutunzi buhishwe, ariko kuko buri mu nzabya zibumba mu mubiri w'umunyantege ntago abantu babimenya, ariko ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Haleluya! Burya tugendana Imana, burya tubitse Imana, burya ducumbikiye Imana. Burya ni ikiza cyatuma Joy avuga ibiro 50. Dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, tugendana Imana yigenza n'amaguru. Nari agakobwa gato cyane, gato ubu narabyibushye. Yesu yarambwiye ngo ndakubyibuhisha. Nari gato cyane, nari gato mfite ibiro 36. Ubu nabaye ikigonge mfite 54. Noneho fiance wanjye akaba ari umuntu nyine ibintu niba ari umweru arabyita umweru, niba ari umukara bwo ni umukara. Ubwo tukaba twaganiriye, twatembereye, ariko twagera imbere nkabona yishimye mu twanwa, andebe ku ruhande ngo yalalala ngo ari kuri gatoya, kandi natinyaga kubengwa nkavuga ntiwite nibambenga haza isi zabishize. Kandi ni ibisanzwe, ariko uyu umuntu akiri muto yumva ko ari ishyano riguye. Rimwe ntashye umukecuru arampamagara, ese mwana wa Ntamakiriro ya wa musore wawe? Tamwana ni wa musore arawo ntariko ajya ngaya. Hajya kugaya ni abakecuru n'abakobwa babo bikomeye. Ahita nkurura akaboko njyana mu cyumba cye, ko mwana wa ngo no mugira inama ngo ajya kugaya buri gato, nimuzajya mujya kubonana muri buhure jya wambara hasi mwikanzu wambariremo indi kabutura, no hejuru ushyiremo undi mupira. Ni umuntu arishebekera jya witubura mwana wanjye. Nababwiye ngo Imana yaje kurambagiza muri riteranira, ariko ikintu gitangaje ntije irebye amataye, ntije irebye igihagararo. Imana iri kurambagiza umutima. Nge nyambwira abantu ni iwacu twajyaga tubika imyenda mu tubindi, mama yashigisha ubushera biza kumunanira, utubindi tubirara twoza. Aravuga ati bana banjye imyenda itameshe mu kabindi gato, imeshe mu kabindi kanini. Ariko Imana ikatubwira ati nzabakomeza, hariho ubundi bubiko bw'imyenda mutazi nzaba. Yesu tumuhereze icyubahiro. Rero nza gutura ahantu haba n'ubu mwumve sindabimenyera, hari ahantu haba hari inzu zifite ububiko bw'imyenda mu bikuta. Noneho nge sinari nzi ibyari byo, njya kuhakora amasuku. Hageze twavuye kure, baza umutwaye ntiyo uzi ko abantu babaga muri iyi nzu bibagiriwemo utubati twabo. Arambaza atari ko kubyumbwira ngo wakuri i Kigali ntabwo warebye neza ngo ubone yuko bifashe mu gikuta ari byo kubikamo imyenda. Urandenganya kandi mu tubindi twabikagamo turi seri, akajipo kawe ukagashyiramo utuje n'umutima mwiza, n'akantu kagashyiramo. Ariko murebe umuntu washyingiriwe i Kigali, ariko sinari nzi supura icyari cyo. Supura n'ubu hari abatazizi, utuye Kicukiro ukaba utazi supura. Supura ni twa tuntu basasa ku meza bakabona guterekaho isorori, ariko nge sinari mbizi. Mu bukwe bampamo kado, ndibuka ko twari umweru. Noneho nyamugeni ngo buke kwa kundi umugeni abategura urugo rwe, njya mu bintu bampaye mbonamo utuntu, ariko mbona n'umweru nkaho twaba ari nk'udutambaro two ku meza mu by'ukuri. Kandi supura ziba zikomeye, ariko kubera kutagira amakuru nuko ubwo ndiyemera ngo ndi gupanga ngo urugo, neka nkurura supura ndadufata ntegura ku ntebe nya, fata n'akanikira ku ntebe. Nukuri mbona ni byiza pe, nukuri mbona ni byiza. Natabawe n'iki, n'umwana yaransuye aje ati Joti wateguye supura ku ntebe, mitangirani urandenganya ntabyo narinzi. Ariko hana yaravuze ngo abarabatindiye abakuye ku cyavu, abarabakungu baraca inshuro wari ingumba byaye karindwi, ngo abari barasitaye Yesu yabahaye gukenyera n'imbaraga. Dushingiye ku cy'Imana yakoze. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera
nkurambu ibi nibito nabyo ni byiza ariko yarambure nibwo buryo bwiza umufumbatiza umbura umunwa umubwira ijambo ryiza. Imana iri kurambagiza ntabwo ikunze ko turi benshi cyane ariko babuze umutima. Imana ikeneye bake ariko bafite umutima. Rero sindi mukuru cyane ariko ngenda mbona uko iminsi igenda abantu bagenda babura ubumuntu bakabura n'ubumana ku buryo ubona isi baye Ntamakiriro. Kera wagiraga ikibazo ukavuga ati basi tubwari mwene data kangeyo ariko ibintu byarakomeye ni Ntamakiriro. Abantu bagiye babura ubumuntu babura n'ubumana. Joyce Nigena ndi umubyeyi mfite umutware n'abana ndi umukristo ku itorero rya Kiyovu nkora umurimo w'ubudiyakoni kuri iryo torero. Ndashimira bampaye akanya kuza ngo tuganire namwe. Imana ibaho umugisha. Reka dusome amagambo y'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Imigani ibice 4 murongo wa 23. Imigani ibice 4 murongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Imana ishimwe. Soreze mu gutegeka kwa 2 ibice 4 murongo wa 19. Gutegeka kwa 2 ibice 4 murongo wa 19 haravuga ngo kandi rinda umutima wawe kugira ngo nurarama kareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshywa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanyije amahanga yose munsi y'ijuru hose. Mwakire neza amagambo y'Imana. Imana y'ukuri komeza ku urancishe munzi yobu mwami kubaho na bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu mwami kubaho na bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Imana ibahe umugisha. Ndashaka ko tuganira dukoresheje umwanya muto, ariko amagambo tugiye kuvuga aravuga ko Imana ikeneye ko tugira umutima nk'uwishaka, kandi Imana yaje kurambagiza muri iri teraniro. Hahirwa umuntu rero urambagizwa n'Imana, Imana ikamukunda ikamubenguka, kandi kubengukwa n'Imana ni ibintu by'igiciro cyinshi. Ngewe ndambagizwa nari agakobwa gato cyane, gato ubu narabyibushye. Yesu yarambwiye ngo ndakubyibuhisha. Nari gato cyane, nari gato mfite ibiro 36, ubu nabaye ikibonge mfite 54. Noneho fiance wanjye akaba ari umuntu nyine ibintu niba ari umweru arabyita umweru, niba ari umukara ubwo ni umukara. Ubwo tukaba twaganiriye twatembereye, ariko twagera imbere nkabona yishimye mu twanwa andebe ku ruhande ngo yalalala ngo ari kuri gatoya, kandi natinyaga kubengwa nkavuga ntiwite niwambenga haza isi zabishize, kandi ni ibisanzwe. Ariko iyo umuntu akiri muto yumva ko ari ishyano riguye. Rimwe ntashye umukecuru arampamagara ati ese mwana wa tamakuru ya wa musore wawe? Tamwana ni wa musore arawo ntari kwajya ngaya. Ntajya kugaya nti
abakecuru n'abakobwa babo biba bikomeye. Ahita nkurura akaboko anjyana mu cyumba cye, ko mwana wa ngo no mugira inama, ngo ajya kugaya buri gato nimuzajya mujya kubonana muri buhure, jya wambara hasi mu ikanzu wambariremo indi kabutura, no hejuru ushyiremo undi mupira. Ni umuntu arishebekera, jya witubura mwana wanjye. Akabimbwira kugira ngo undambagiza nyine andebe neza ibintu bicemo. Ariko nababwiye ngo Imana yaje kurambagiza muri iri teraniro, ariko ikintu gitangaje ntije irebye amataye, ntije irebye igihagararo, Imana iri kurambagiza umutima. Ni nacyo yaje ishaka kwa Yesayi. Imana yaramubwiye ngo genda unshakira umuntu nagira umwami, ngo ituma Samweli ngo yinjira mu rugo rwo kwa Yesayi, abwira Yesayi ati Imana yo mu ijuru ko intumye ngo nze nshaka umwami, nyereka abasore bawe bose. Hanyuma ngo yari afite ba Eliyabu na Aminadabu na Shama. Kandi kino gikorwa cyo kurambagiza kw'Imana bari gushaka uzaba umwami, Aminadabu, Eliyabu na Shama ngo bari bamaze igihe bari ku rugamba baratabaranye na Sawuli. Bari abahungu bazi urugamba, bizeye intambara, abahungu ngo beza b'inzobe, bakoze umubiri. Njye numva ariko abajene babivuga, ku buryo Samweli yavuze ati nzanira abasore bawe, Imana imbwiye ko ifite uwo yarambagije. Ngo hahinguka Aminadabu, ngo yari umuhungu mwiza muremure. Samweli ngo afashe ihembe ry'amavuta ngo amusukeho, Imana iramubwira ngo ndamugaye nubwo ari mwiza. Samweli arabaza ati se nta wundi muhungu ko Imana imbwiye ko uyu nubwo ari mwiza azi no gutera haleluya cyane Imana itamwishimiye? Ati hari n'undi, ati nimunyoherereze, ati na Aminadabu. Aminadabu araza. Hari n'igihe umuntu yumva nabimerita imbere y'Imana bitewe n'uko uzimubanye, ariko kurya nta muntu umenya umutima wundi umenywa n'Imana. Imana irashaka kurambagiza kandi irabenguka umutima. Nawe Imana iramwanga na Shama, kandi ubwo bavuye ku rugamba biza amasomo y'igisirikare. Samweli avuga ati ubwo se navangiwe? Imana ko imbwiye ko umwami ahari, Yesayi nta wundi muhungu. Ngo baramubwira ngo mu ishyamba ati hari akandi gahungu kariyo kagahererezi, ati niko karaho. Samweli ati cyo mukazane tukamurika imbere y'Uwiteka turebe. Dawidi rero yahingutse n'ubutamatama n'ubukabutura bwo kuragira, ariko ngo agihinguka ngo Imana ibwira Samweli ngo nguyu umutima wanjye wishimye. Haleluya. Imana ni naho, kuko ngo Imana ni Imana, ntigira mezire ngo uvuge ngo ni ndende cyangwa ni ngufi cyangwa ni nini. Ni Imana. Ngo yaravuze ngo ijuru ni intebe yanjye, ngo n'isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Dawidi niyo washatse kuyubakira, abwira Imana ati ko ngukunze nkaba numva nakubakira shato nziza ukayibamo. Ngo Imana iramubwira ngo Dawidi njye wanyubakira nzuki ko n'ijuru ryanjye ntari kwiramo, nicara ibirenge nkabitoza hasi, si yose ari ngipfukamaho. Haleluya. Imana ishimwe. Ibirenge bye nibyo turambirizaho, n'abatabizi n'abatayemera burya nibyo bitumye baramuka. Muririmbye yaravuze ngo ku birenge byawe Mana niho natabariwe, ngo amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Turashima Imana ko ifite ibirenge byiza. Tumwongera amashyi, Yesu afite ibirenge byiza. Ababipfukamyeho bose barashima. Ni Imana ifite ibirenge byiza. Ibwira Dawidi iti nta hantu wanyubakira, ticyakora njye niboneye ubuturo mu muntu, ndi Imana izatura mu mutima. Turashima Imana ko Imana idutuyemo. Paulo yandikira itorero ry'Abakorino, rwandiko rwa 2:7 yaravuze ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, ngo kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe muri twebwe, ariko zidaturutse ku bwacu ahubwo ziturutse ku mbaraga z'Imana. Ubwo butunzi dufite bavuga ni Imana ituye mu muntu. Burya umuntu aragendana ubutunzi buhishwe, ariko kuko buri mu nzabya zibumba umubiri w'umunyantege ntago abantu babimenya, ariko ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Haleluya. Burya tugendana Imana, burya tubitse Imana, burya ducumbikiye Imana. Burya niki se cyatuma Joy avuga ibiro 50? Dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Tugendana Imana yigenza n'amaguru. Abantu bafite iyo Mana tuyihereza icyubahiro.
Imana ishimwe. Kugira Imana mu mutima ni ukugira imbaraga. Iyo ufite Imana bivuga kugira imbaraga. Kugira imbaraga si kumwe tugira gutya, ni ukugira imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima zirimo ubudahemuka n'ubunyangamugayo. Ngo izi imbaraga z'umutima zigutangira zikakubuza guhemuka, zigatuma uhamya Imana aho rwakomeye. Ngizi izo mbaraga z'umutima, uwo mutima Imana irawukunda cyane. Mutima naho haleluya zitaba nyinshi ariko ukaba wifitiye iyo Mana, ariko Imana igutera kugira imbaraga. Imbaraga zituma udahemuka, imbaraga zituma ugira imbabazi, za mbaraga zituma witangira. Nimuhabwe kugira imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. Sinshaka gutinda ariko nibajije ngo ni iki cyatumye Imana ishima umutima wa Dawidi. Hari n'abandi Imana yashimye ariko ikintu Bibiliya yanditse nge ngitindaho. Imana aravuze ngo niboneye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Dawidi yagiraga uwuhe mutima byatumye Imana imurambagiza kugeza igihe imukundiye bingana gutya? Ikintu cya mbere, Dawidi yagiraga umutima uha agaciro umuntu, kandi reka ugire yari umutima akomora ku Mana. Bibiliya ivuga ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Dawidi yagiraga umutima uha agaciro abantu kuko yawukuye ku Mana sebuja. Yigeze akora ikosa ryo kubara Abisiraheli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli 24 yabaze Abisiraheli, kandi kubara abantu murabizi no mu muco w'Abanyarwanda abana n'amatungo ntabwo bibarwa. Nguvuge ngo mfite ngo amatungo ngo 20, ngo mfite abana 10. Ngewe nakuze numva babiziririza. Dawidi rero agira atya kubera ko yari umwami uhora mu ntambara, yikanga hari abaturage be barashize ngo abajya marababara. Ngo baza abaturage Imana irababara kuko Imana ni Imana yubaha umuntu. Imana yacu yubaha umuntu. Imana yacu izakurikirana umuntu. Imana yacu izunamura umuntu. Kurya umureba anyinyiriwe ariko kuva agihumeka ijisho ry'Imana rizamukurikira rimuzanzamure kuko Imana yacu yubaha umuntu. Haleluya. Dawidi ngo ajya marabara. Imana imuhanira iki? Ubundi igihugu cya Isiraheli bakoreshaga uburyo bw'imiyoborere bita teokrasi. Teokrasi ni ukuvuga ngo Imana ubwayo aba ari yo mwami w'Abisiraheli. Imana yemeraga ko bagira umwami, Imana yamutekerezaga nk'umushumba w'intama z'Uwiteka. Ntabwo Imana yamubonaga ko ari umwami, ko Imana niyo yabaga ari umwami, ariko Imana ikamufata nk'uko umushumba yaragizwe intama. Umushumba rero ntabwo afite uburenganzira bwo kujya kubara intama. Nyirukuzitanga abazizo yatanze niwe uzikurikirana, niwe uzimenya, niwe uzunga, niwe uzivugira. Turashima Imana ko ari umushumba mwiza umenya intama. Dawidi cyarakibagirwa ajya marabara. Imana itimutuma umuhanuzi Dani iti genda umbwirire Dawidi ngo kuko yakoze ikosa ryo kubara abantu banjye nahitemo ibihano 3. Icyambere, ndamuhanisha inzara mu gihugu imyaka 7, abaturage bashonje buri uko abigira. Icyakabiri, ndamuteza amezi 3 yirukankanwa n'abanzi adafite igarukiro. Icyagatatu, ahitemo ko nteza mugiga iminsi 3. Dawidi ngo abyumva asanga Imana iri seriye watesheje agaciro umuntu. Imana iramubwira ngo ngiye muhitiyemo ko hatera mugiga iminsi 3. Ngo Imana iteza mugiga hafi inzovu 7 ziturutse ko Imana iteye Dawidi igitinyiro kugira ngo n'undi munsi akiri ku ngoma ajya amenya ko umuntu w'Imana afite agaciro. Imana yacu yubaha umuntu. Ntukajye ujya mu nteko ivuga umuntu nabi. Nubona abantu batangiye gutotora umuntu nabi, nyerera wigendere kuko Imana yamushyiriyeho n'amasezerano amurengera. Iravuga ngo uzamuvuma nzamuvuma, uzamutunga urutoki azaba rutunze ijisho ryanjye. Turashima Imana ko yatwubashye. Haleluya. Imana ishimwe. Umuntu arakomeye. Umuntu nuwo kubaha mu maso y'Imana. Umuntu Imana izamuzura. Umuntu Imana izamureba mundi busha. Umuntu Imana izamuhagurutsa. Umuntu Imana izamuburanira. Turashima Yesu ko yadukunze urukundo rutangaje. Imana ishimwe. Dawidi yubahaga abantu
ku rwego n'imibiri yatakaye ku gasozi y'abantu bapfuye yajyaga ajya kwitoragura akayishinguza mu cyubahiro. Rwandiko rwa Samweli ibice 3:31. Dawidi ngo intambara bari bamaze igihe bari mu ntambara, ngo amaze gucogoza intambara, ngo yumva ko abantu bapfuye ari benshi, ngo ariko ngo habaga mu mugabo w'ingabo za Sawuli witwa Buneri, ngo arabaza atese muze gusoma icyo gice ko ntigeze menya aho Abuneri yaguye, nta muntu wambwira ayo makuru. Ngo umugaragu aramubwira ati harya hakurya, ati niho umubiri wa Buneri waguye. Dawidi ngo ategeka abatware bose kwambara ibigunira, ngo arababwira ngo nimuze duhaguruke tujye gushakisha umubiri wa Buneri. Ngo ashyiraho iminsi 3 y'ikiruhuko mu gihugu babarogera Buneri. Biratubwira ngo aranamukurikira, ngo ikiriba cyaragikurikira kugeza igihe amushinguje mu cyubahiro. Umuntu w'Imana arakomeye no mu ntwari zo kwizera. Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli nubwo yapfuye, ariko kubera agaciro Imana yamuhaye n'uyu munsi aracyavugwa. Umuntu w'Imana afite agaciro. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dawidi yajyaga aha agaciro abantu. Iki gituma udaha agaciro umuntu? Kuba ari umukozi wawe wo mu rugo ntabwo ari cyo kivuze kutamuhaye agaciro. Natwe nuko twari tumeze, utazi ko hari n'uwagukunda, utazi ko hari n'uwagushyira mu ishuri, ariko data yaraje. Abantu babinzobe, abantu barabyibuha, abantu bamenya kujyanisha, none usigaye ugira inenesi. Imana iri kurambagiza. Ntabwo ikunze ko turi benshi cyane ariko babuze umutima. Imana ikeneye bake ariko bafite umutima. Gero sindi mukuru cyane ariko ngenda mbona uko iminsi igenda abantu bagenda babura ubumuntu bakabura n'ubumana, ku buryo ubona isi baye Ntamakiriro. Kera wagiraga ikibazo ukavuga ati basi tubwari mwene data kangeyo, ariko ibintu byarakomeye ni Ntamakiriro. Abantu bagiye babura ubumuntu babura n'ubumana, ariko Imana iri kurambagiza, kandi ahirwa umuntu urambagizwa n'Imana. Imana yacu tuyihereza icyubahiro, irashaka kuturema mu mutima mushya. Imana ishimwe. Nihuse ikindi cyatumye Dawidi Imana ikunda umutima we, Dawidi yagiraga umutima uzirikana neza y'Imana. Imana ntikunda imitima ikonda horoganya Mana. Dawidi yagiraga umutima uzirikana neza y'Imana. Zaburi 34 niho yavuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, ngo bintera kuramburira Imana amaboko. Natwe twibutse iminsi yacu ya kera bituma turamburira Imana yacu amaboko. Burya kurambura gutya ni gatoya. Twibutse iminsi ya kera, rambura ugira ufumatiza, umwegero ati nibutse iminsi ya kera. Naho kurambura gutya gusa no muri shira umuteto niko tuba tumeze. Dushingiye ku cy'Imana yakoze. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, nkurambu ibi nibito nabyo ni byiza, ariko yarambure nibwo buryo bwiza. Umufumbatiza, umbura umunwa, umubwira ijambo ryiza. Haleluya! Turashima Imana ko yahinduye iminsi yacu ya kera. Nge nyambwira abantu ni iwacu twajyaga tubika imyenda mu tubindi. Mama yashigisha ubushera biza kumunanira, utubindi tubirara twoza. Aravuga ati bana banjye, imyenda itameshe mu kabindi gato, imeshe mu kabindi kanini. Ariko Imana ikatubwira ati nzabakomeza, hariho ubundi bubiko bw'imyenda mutazi nzaba. Yesu tumuhereza icyubahiro. Rero nza gutura ahantu haba n'ubu mwumve sindabimenyera. Hari ahantu haba hari inzu zifite ububiko bw'imyenda mu bikuta. Noneho nge sinari nzi byari byo, njya kuhakora amasuku. Hageze twavuye kure, baza umutwaye ntiyo uzi ko abantu babaga muri iyi nzu bibagiriwemo utubati twabo. Arambaza atari ko kujya umbwira ngo wakuri i Kigali ntabwo warebye neza ngo ubone yuko bifashe mu gikuta ari byo kubikamo imyenda. Urandenganya. Kandi mu tubindi twabikagamo turi seri, akajipo kawe ukagashyiramo utuje n'umutima mwiza, n'akantu kagashyiramo. Ariko ndashima Yesu ko ari Yesu ujya uhindura iminsi nibi. Murebe umuntu washyingiriwe i Kigali ko sinari nzi supura icyari cyo.
supura n'ubu hari abatazizi utuye Kicukiro ukaba utazi supura. Supura ni twa tuntu basasa ku meza bakabona guterekaho isorori, ariko nge sinari mbizi. Mu bukwe bampamo kado, ndibuka ko twari umweru. Noneho nyamugeni ngo buke kwa kundi umugeni abategura urugo rwe, njya mu bintu bampaye mbonamo utuntu, ariko mbona n'umweru nkaho twaba ari nk'udutambaro two ku meza mu by'ukuri. Kandi supura ziba zikomeye, ariko kubera kutagira amakuru nuko ubwo ndiyemera ngo ndi gupanga ngo urugo reka nkurura supura, ndadufata ntegura ku ntebe nya, fata n'akanikira ku ntebe. Nukuri mbona ni byiza pe, nukuri mbona ni byiza. Natabawe n'iki, n'umwana yaransuye aje ati joti wateguye supura ku ntebe, mitangirani urandenganya ntabyo narizi. Ariko hana yaravuze ngo abarabatindiye bakwiye ku cyavu, abarabakungu baraca inshuro wari ingumba byaye karindwi. Ngo abari barasitaye Yesu yabahaye gukenyera n'imbaraga. Turashima Yesu basha gukenyeza abantu. N'abagikenyero ibigunira Uwiteka n'abakenyuruza imyambaro y'ubucocero, abakenyeza icyubahiro kiva ku Uwiteka nawe ukivukana. Ariko Yesu niwe wenyine ujuza agakenyuruza abantu imyambaro itababereye, akabambika imyambaro ibabereye. Nawe wiyibuke baragukuburiraga kambara igikote cy'umuntu w'ibiro 70 ufite 30, twambara amajipo twagiye twaziritse. Ariko hashimwa Yesu twibutse iminsi yacu ya kera, biduteye kumuramburira amaboko. Abantu bibutse iminsi yacu ya kera, twese twongere turamburira Imana yacu amaboko. Imana ni nziza. Nibutse iminsi ya kera, ntabwo kugira gutya bihagije. Dawidi niko yabigenje, ngo akimara kugera ku ngoma yibutse Imana yamwimitse nuko ubutamatama. Yibutse Imana yamwimitse yaje nyuma, se yavuze ngo harakandi. Ngo ariko ageze ku ngoma ntabwo yavuze ngo ni mu ndebere babagabo tujye muri hoteli dusangira inkoko, nabyo ni byiza. Ntabwo yavuze ngo ni mu ndangira ahantu hari amakanzu ahenze ngeyo ngure, nabyo ni byiza Imana yabahe. Ngo ahubwo yarabajije ngo mbese nta waba warasigayeho kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haleluya. Kwibuka iminsi ya kera bidutera no kwibuka abagenzi bacu. Imana yacu tuyishimire cyane. Ngo arabaza ngo nta waba warasigaye, ngo barikanga. Ariko ngo mugaragara avuga ati databuja tiharaka gahungu kitwa Mefibosheti kasigaye, ariko kamugaye ibirenge. Yari umuntu udakwiye no kwegerana n'Imana, ariko Imana niguha umugisha y'ukururana ba Mefibosheti bumva uko Yesu agira neza. Ngo aramubwira ngo harakani gahungu, ariko ntabwo kari presentable, ntabwo ari akantu ko kwitaba umwami. Ngo Dawidi arababwira ngo nibutse iminsi ya nimugahamagare ndagashaka. Mefibosheti rero ngo yagiraga ubumuga bukabije, ari wa muntu usuzuguritse utagira akavukire, bene wabo bari barashiriye mu ntambara. Mefibosheti ngo abakora komanteri bavuga ko yagiraga ubumuga butuma agenda kuruza hasi, kuko ngo umurezi we yamwirukankanye mu ntambara ari umwana asa nk'utibutse, ngo amaguru asubira indani, bigatuma azajya agenda asa nk'ukuruza. Ngo agera imbere ya Dawidi ariko afite ubwoba, ngo ariko Dawidi amukubise amaso ntiyamunena. Amufata akaboko ngo aramubwira ngo humura mwana wanjye, ngo ntabwo nzabura kukugirira neza. Haleluya. Ngo aramubwira ngo humura witinya wigira ubwoba, mfite umutima, ntabwo nzabura kukugirira neza. Kandi ngo icya kabiri uciye ukubiri n'inzara, guhera uyu munsi uzajya urira ku meza yanjye, ngo kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo. Ba Mefibosheti we, Imana iravuze ngo humura, Imana irakugaruye, ngo tangira ujye ku meza nkawe, kuko kwibukwa n'umwami Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yibutse ba Mefibosheti muri iri teraniro. Nubwo umeze nka Mefibosheti ubona utahinguka no ku meza y'umwami, ariko ukuboko k'Uwiteka kuragukuruye, kurakubwiye ngo nawe ngwino Yesu aguye ku misozi y'iwanyu, ngwino kuburanira imanza zananiranye, ngwino guha umugabo wabuze, ngwino nawe agushyire ku isoko ubengukwe.
mashini nziza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iramubwira ngo humura, ijambo ry'umwami rigira agaciro. Imana irakubwiye ngo nawe humura, nubwo wibona nka Mefibosheti ukavuga ngo ngese ko ntize, ngeye ko byagenze gute, ko mubukwe mupanga bukanga, ariko Imana irakubwiye ngo humura, ntabwo izabura kukugirira neza. Nimwakire neza y'Imana mu izina rya Yesu. Kugira umutima nk'uwo Imana ishaka, mutima uzirikana ineza y'Imana. Ntabwo yamubwiye ati se Mefibosheti ushonje, kuko ngo Mefibosheti bagiraga ibisozi binini. Erega ni mwene Sawuli, bari abakungu, ariko kubera gukubitwa ibintu byose nta gaciro byari bifite, nta nicyo byari bimumariye. Dawidi amurebye aramubwira ati nubwo umeze gutyo nawe byakubera, byakubera, burya ntawe bitabera. Ari nkawe wamujyumura kamubwira ati se ko ufite igisozi uduhumbi 50 wirire. Ariko Dawidi aha agaciro ibintu bya Mefibosheti, aramubwira ngo nzagusubiza imisozi yose yiwawe. Turashima Imana igiduhita tujyumuye, irakureba ikamenya agaciro k'ibigukwiriye. Cyanyuma cyatumye Imana irambagiza umutima wa Dawidi. Dawidi yagiraga umutima wumvira Imana. Muririmbye yararirimbye aravuga ngo tunganira Imana budasiba, ujye uhora uyisenga kandi uyumvire. Dawidi yagiraga umutima wumvira Imana kandi akayitinya. Ikintu cyose yajyaga gukora yabanza kuvunyisha imbere y'Imana. Ho yanditse muri Zaburi yaravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye, ubwo ari iburyo bwanjye sinzanyega, ariko wowe urayibanza ubanza imbere ukayizana nyuma. Abantu bari kuyisiga, yagera imbere amaze kugonga ihoni akabona gusubira ati Imana ndagushaka. Ariko Dawidi yaramenye ibanga rya gahunda ze, kavuga ati Imana nzajya nyibanziriza imbere. Iyo banjirije imbere turinda ibihombo, iyo banje imbere turinda amahitamo apfuye. Ndifuza ko twakwiga kubanza Imana yacu imbere. Dawidi akavuga ngo nagushyize imbere, ubwo uri iburyo bwanjye ntabwo, ariko wowe ujya gufata ideni ukayisiga inyuma. Cyamunara yaza ati Imana ndagushaka, ugasubira inyuma. Yibanze imbere. Twagize amahirwe Imana y'abarokora iravuga. Ni Imana iyobora inzira, yanyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ikakuyobora. Gukizwa si ukubura ubwenge, ni ukumenya ubwenge, ariko ubwenge dukomora ku Mana, ukayegera ukayiyoboza inzira. Ibyo Imana yarabikunze. Muri Zaburi ya 32 Imana iramubwira ngo Dawidi we nzakwigisha, nkwereke inzira ukwiye kunyuramo. Iyo Imana uyoboza inzira irakuyobora, ikurinda guhuzagurika, ikurinda amahitamo apfuye. Nimuhabwe imbaraga zo kubanza Imana imbere mu izina rya Yesu. Ariko Sawuli we yarabyanze. Sawuli yagiye ku ngoma, ubundi nta gahunda Imana yari ifite yo guha Abisiraheli umwami, ariko baguma kurekrama. Natwe turashaka kumera nk'ibindi bihugu, handi moko tukagira umwami. Okay, bamaze kusakuza, Imana iravuga ati reka ngushyireho. Ariko imuha amabwiriza, iramubwira ati nubwo ngushyize ku ngoma, uzajya ugenda ari uko mvuze, uzajya urwana ari uko mvuze, uzakora icyo nzagutegeka cyose. Sawuli arabyemera, atangirana n'Imana. Agitangira ingoma, Imana iramubwira ngo hari akazi ngiye kukubwira kunkorera. Hari ubwoko bwitwa Abameleki, Imana yari yarijunditse cyane. Buno bwoko bw'Abameleki, Abisiraheli bari mu ntambara mu gihe cy'ubutayu, ngo Abameleki barabarwanyije cyane, ngo bafatanya n'inyota n'inzara, ngo batangirira mu nzira barabakubita, ku buryo ngo Abameleki bajyaga bafata n'abana b'Abisiraheli bakabakubita ku nkuta, umwana akaba arapfuye. Ngo Abisiraheli barwanywa cyane n'Abameleki. Ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo andika muri iki gitabo cy'amategeko ko nzakuraho kwibukwa kw'Abameleki bakibagirana mu isi y'ababaho. Ngo birandikwa mu bitabo. Sawuli akigera ku ngoma, Imana iramubwira ngo hari ubwoko nijunditse nshaka guhana, ngiye kugutuma kurwana nabo, uzabica n'itungwa n'umwana n'umukuru, ntihazasigara n'uwo kubara inkuru. Ariko Sawuli ngo ashyiramo logike. Rimwe na rimwe hari igihe Imana itubwira ibintu
wajya kubicisha mu nyurabwenge bya muntu kumva nta birenze, ariko buriya kuko Imana izi ubwenge naho yabidusaba igikomeye ibi bizi ko mu kubyumvira kwawe ariho hari amahirwe menshi. Sawuli ngo yinjira mu ngoma, ngo ajya ku rugamba n'Abameleki, ngo Imana iramufasha, ngo aragenda aratsemba, ngo ariko yagera ku itungo ryiza akarirokora, bakarishyira ku ruhati nta birenze, iri kandi ndirokora. Ngo aguma kurwana, ngo ageze no ku mwami w'Abameleki witwaga Gagi, ngo nawe aramurokora. Dore icyo nababwiraga ngiki, kurokora uyu mwami Imana yarabonye ko niharokoka umumeleki n'umwe bizateza ingorane Abisiraheli. Mwibuke ku gihe cyo kwa Esiteri hari haciye imyaka myinshi Sawuli arokoye uwo mwami, ariko ku gihe cyo kwa Esiteri umuntu witwa ngo Hamani w'Umwagagi niwe wongeye gutegura jenoside ya kabiri y'Abayahudi, ariko biturutse ko Imana yabwiye Sawuli ngo akureho ubwo bwoko akanga. Niba Gagi yarabyaye, niba byaragenze gute, ariko Sawuli yamuhaye amahirwe yo gushibuka kugeza igihe nyuma y'igihe kirekire nawe arwara inzigo, ubwoko bwawo bugoma kurwara inzigo Abisiraheli. Ku gihe cyo kwa Esiteri bapanga kongera kurimbura Abayuda. Mu by'ukuri iyi Imana itubwiye biradukwiye ko dutekereza Imana nk'Imana iri superieur. Hari igihe wumva ati nta birenze, ati nzaba nyasengeje, ati yambwiye ayibira, ariko nayumwe nta kibazo. Imana ni Imana iri seriye, kandi ikintu itubwiye biradukwiriye ko amategeko n'amabwiriza byayo tubyubahiriza, kuko kutabyubaha bizanira ingaruka umuntu kandi yabifashe minenengo. Imana yacu dutabare cyane. Sawuli ngo arabarokora, akimara kwanga kumvira icyo Imana yavuze, Imana irimuka. Twavuze ko itura hehe? Itura mu mutima. Imana igira atya yinotora mu mutima wa Sawuli, irigendera. Sawuli ngo ashakisha Imana arayibura, ngo yajyaga imusanga no mwiyereko, ngo arayishaka arayibura. Yajyaga ikoresha n'abahanuzi, ngo ashaka ijwi ryo mu bahanuzi araribura. Wenda kuri iki gihe ntabwo wapfa kuribura kuko harimo n'ababeshyi, ariko kiriya agiye kugira ngo wumve ijwi ry'Imana byabaga bihenze. Gutandukana n'Imana egare kubura ijwi. Yesu ashimwe cyane. Sawuli ngo ashaka ijwi araribura, ashaka ubuhanuzi arabubura, ngo kugeza ku rwego ajya no ku gituro cya Samweli yari yacanganyikiwe. Iyo umuntu ataye Imana aracanganyikirwa. Ngo akomanga ku gituro ati Samweli, uri hehe ko nta jwi, nta Mana ndi kumva, intambara zimeze nabi, nta mutabazi mfite. Samweli ngo arakanguka, ngo ava mu gituro, ngo aramubwira ngo mbe Sawuli urankangurira iki? Ati ntabara, nabuze Imana, nabuze ijwi, nta buhanuzi ndi kubona, yewe no muri Urimu nta kintu ndi kumva. Samweli aramubwira ati ubwo wanze kumvira Imana uragira ngo njye ihumure ndikure. Muririmbyi twaririmbye yavuze ngo mwami kubaho ntagufite binteye ubwoba n'amaganya, ngo ndetse byabasha no kungeza mu rupfu vuba. Ariko aravanga ibyiza mbona nibi, ngo nukwizera umwami Yesu, ngo no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, kandi ngo nawe yemeye gutanga ramforo, ngo yemeye kujya ndinda no kunyobora neza, ngo kandi azamesha no kwinjira mu bwami bwe vuba. Imana ishimwe cyane. Yewe nabaye mu mahanga nkiri umunyeshuri, ntabwo mbaho ubuhamya, nta mwanya mfite, ariko ndashaka kubatongera kugumana n'Imana. Ibintu birashira, umubiri urashira, amafaranga arashira, abana barashira, umuryango urashira, ariko Dawidi yaravuze ngo hahirwa umuntu ufite Imana Yakobo nk'umutabazi. Ayo mahanga nge nabaga mu gihugu cy'Ubuhinde nkiri umunyeshuri wiga muri kaminuza, nari umukobwa ukiri muto. Mbona umuterankunga nk'uko n'abandi bose babona umuterankunga w'umukristo rwose. Njya nibuka abwira mama ko ashaka kunyishyurira ishuri. Mama ntiyarushya anatekereza kabiri. Buriya hari igihe ukena ibintu byose ubonye ukagira ngo ni amahirwe, nyamara atariyo. Mama ngo yumve ko mbonye uburyo bwo kujya mu Buhinde, mwana wanjye amusabira umugisha, kumbi ashyize mu maboko y'ikirura atabizi. Ndahaguruka ndishima, Imana inkuye mu bukene bw'iwacu. Uwo muntu yabwiye mama, kandi yari umupapa ufite n'abana,
abwira mama tuno mwana azigamenye bene nyina ndavuga ntibiremeye amasezerano asohoye nkiri mutoya ariko buriya ntabwo abarokore dukwiye gusakirwa. Isi yanyanyagije amahirwe menshi, biradukwiye ko tuba maso. Kumurimbye yaravuze ngo wanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ngo ariko ndimbata y'icyaha ntabwo nabikunda. Uwo muntu yaraje aza mu Rwanda arambwira ati rero tinje kugufasha gushaka ibyangombwa. Icyo gihe kugira ngo ujye mu Buhinde visa twayikuraga i Kampala. Araza nditegura tujyana i Kampala gushaka ibyangombwa. Twese twari abakristo, we yaranandushaga cyane, urumva nge nari nkiri muto ntaramenya niyo bijya. Noneho tugeze mu nzira ava mu modoka, kwa kundi mushaka kugenda muri Jagwari, hari aho abagenzi bavamo mugafata utuntu two kunywa mugakomeza. Mbona aragiye aguza amacupa 2 y'inzoga. Ndamubwira ni njye sinjye nk'inzoga. Ati reka dati barababeshya, tubuse ngewe tejo bundi sinarindi kwigaburo ni wambonye. Ati nyweri. Oya ninywere nta kibazo. Iryanjye rarinywa. Nirya rarinywa arangije arayigamira yisinzirira. Ariko ibyo mbibabwiriye ko gatima katanankebuye ngo kambwira tureba umuntu mujyanye ibyo akoze, kubera ya pressure yo kuvuga ngo ndasakiwe ngiye mu mahanga na mama ndabimuhisha, badahita asubika n'urugendo. Turagenda tugera aho twagombaga kugera, hari mu rukeya bisaba ko turuhuka ngo tuze gukomeza gahunda yatujyanye. Twari bakirwa n'undi mubyeyi mukuru, nabonaga ari mukuru nawe umukristo, ko tuhagera yaradusengeye yaratwakira yishimye. Turaruhuka, yari yasashe uburiri aho nge n'uwo mumama turi burarane, n'uwo mupapa twamusigiye aho ari buryame. Noneho nk'umwana w'umukobwa ndavuga ni nk'umwana w'umukobwa uraye ahantu cyo nze kwizindura nsige nshishije na keyo hanze. Murumva rata ntarinzi n'ubwenge. No ubwo ngira ngo ntekereje neza ndaritema, twari tunaniwe cyane, twari tugenda, ariko ko gatima karaza abiki ryarigiye n'uburiri bwasigata bushasha kanyaruka ati ngiye muri repetition. Narinze ubwenge n'ubwenge ariko bw'Imana, kandi n'igihe n'umubyeyi abigutoza ukabyanga, ariko mwuka weri yaje atwigisha n'ibyo ababyeyi batubwiye ntitubyumve. Ndakanguka ndavuga nti reka nsohoke, kumbi nasinziriye barihuza barararana. Rakwera ukuntu inzu yari iteye mbagwaho. Mudamu aratete we umwana azabivuga. Numva umupapa aravuga toya turiya mwana azi ubwenge ntabyo yavuga. Noneho ubwo mbibabwira amaso yanjye ntiyabyitayeho, nanze no kubibwira mama, ndavuga nti atabimenya akambuza kujya mu Buhindi. Ndaruca ndarumbi. Niba umugabo yarabonye ndi nakagoryi akazajya ambwira ngo rero uzajya ujya kumva wumva abantu barambeshyera ibintu kandi narabyiboneye. Umva yiwe gwanditse uzajya ujya kubona ngo ubona abantu barambeshyera ibintu, bari kujya umenya ko ari imbaraga za Satani zishaka kukubuza umugisha wo kujya kwiyigira, kandi amaso yanjye yarabibonye. Uwo muntu twaragiye murebe kubona umuntu gutyo, ariko ari uwo mujyanye ntunagira amakenga ngo ugire namuvuga ati kambwire na mama ibyo nabonye ngire n'inama. Ndaceceka. Tugezeyo ambera undi wundi arambwira ati ngewe sindi so, nakuzanye hano ngo ube umugore wanjye. Uwo muntu nigaga kubera we, naryaga kubera we, nisigaga kubera we, ubuzima bwose najyaga mbwa ni data Imana yampaye. Byose birashira binkuraho rudu, byose anjugunya aho hantu arigendera, ajyana visa yanjye n'icyangombwa cy'intara nari mbaruyemo. Sigara ndi umunyarwanda utagira tiga, utagira ibiryo, utagira aho kurara. Nyirinzu yageze aranga ati singushaka mu nzu zanjye z'abanyeshuri utishyura. Ubuzima buragenda burapfa kugeza ku rwego mfata icyemezo cyo kwiyahura. Nari mbibabwire buririmbyi yaranamfashije cyane mu mahanga ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba. Ushobora kubaho udafite amafaranga, ariko buryo umuntu agihumeka wayabona. Ushaka kuba wenda ushatse ugatinda kubyara, buryo Imana yagira gutya ikakudimbira mukabona umwana, ariko kubaho udafite Imana, kabaho ufite amafaranga ariko nta Mana ufite,
ukagira abana beza ariko Imana warayitaye, ariko umurimbye ngo byamuteye ubwoba ngo yumva ko byatuma n'iminsi yo kubigabanuka, burya gutimanura wanapfa ugakenyuka. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Byararangiye byose. Dawidi niwe wajyaga avuga ngo nk'uko abaja bahanga amaso nyirabuja, ngo n'abagaragu bagahanga amaso sebuja, ngo niko natwe duhanga amaso Imana ngo kugeza igihe izatugirira ibambe. Abantu bahanze Imana amaso nimuhumure, Imana izatwunama. Sawuli arayibura, arayishaka arayibura, kugeza ubwo byamuviriyemo no gusara. Muzi ko ngo yasaze, ngo amaze kubura Imana ngo umwuka mubi ukazajya umutera. Iyo twanze kubabwamo n'umwuka w'Imana, duterwa n'indi myuka mibi. Uwo mwuka mubi ngo wamutera ngo agahita ahinduka umusazi. Abantu benshi bari kwanga Imana, ariko umurimbyi yaravuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose bekwiba. Sawuli ngo yanga Imana bimutera ibisazi, bazajya bareba umwami yari umuntu wiyubashye wambaye cravate, ariko kuko yanze Imana. Ubu rero ntabwo ubusazi bukiri gufata imyenda ngo umuntu ashyire ku mutwe cyangwa kwivugisha. Hari n'igihe ureba umuntu ukabona yambaye busazi, kubona umubyeyi ubyaye 5 ufite abana nk'aba Joy hano ariko yambaye ubusa. Ibyo ni ubusazi bwaturutse ko abantu banze Imana. Ku buryo ubona umwana w'umusore yicara akavuga ati ngiye maze gukura sinshaka kuzashaka umugore, ndashaka umusore mugenzi wanjye. Ubwo ni ubusazi bw'indi forume, ariko abantu barasaze. Ku buryo ubaho ukaba udashobora kuryama utarebye filime y'ubusambanyi ukumva nta bitotsi wabona. Ku buryo n'ubu mwiteraniro hasatswe ushobora gusanga abantu benshi babitse bene ayo mafoto. Iyo yasenze telefone aba yabitse ntabirebaho, ariko intege nke zije avuye mu rusengero ngira akagira atya akareba. Mwuka w'ubusazi waturutse ko abantu banze kwemerera Imana ngo iture muri bo. Bashaka umuti ngo barawubura. Sawuli yagiraga abaganga, yari umwami, basaka abapsikologe biranga. Abantu benshi bazaterwa n'agahinda gakabije gaturutse ko bisanze mu bibazo by'urudaca, ariko nta Mana bafite. Iyi si mureba izanyeganyega, iyi si mureba izaterwa, ariko Imana dufite niyo izaturamira. Abantu benshi bazagira agahinda gaturutse ko bakuye n'ingorane z'urudaca, ariko nta Mana ibarengera bafite. No mu bapfumu n'igisubizo ntikizaboneka, n'abaganga bazashoberwa, ariko harahirwa umuntu ufite Imana mu mutima. Haleluya! Harahirwa umuntu ufite Imana. Bene ako gahinda nta muganga wo mu mutwe uzagakiza, kazakizwa n'Imana yonyine. Sawuli ngo bashaka umuti mu baganga barawubura, ngo ariko baramubwira ngo kwa Yesayi hari umuhungu witwa Dawidi, ngo azi gucuranga umurya neza aranaririmba. Iyo aririmbye ibintu birashoboka. Ngo Dawidi araza ngo azashoreye umurya w'inanga, ngo agera imbere ya Sawuli wasaze, ngo ariko yakira igitagitari, ngo akajya akabona Sawuli arazanzamutse, arongeye abaye seriye. Sawuli asigara atunzwe n'Imana ya Dawidi, we ntayakigira. Niki gitumye utunzwe n'Imana ya mama? Niki gitumye usigaye utunzwe n'Imana y'umugore? Amasengesho y'umugore niyo asigaye akuramira. Imana irashaka kutunga Imana yawe ukaramirwa uburyo ngo aririmba. Imana ikagenda no muri Sawuli. Imana ishimwe. Imana ikeneye ko tugira imbaraga zihererekanywa. Isengesho ryanjye rigagira uwo rikiza, amagambo amvuye mu kanwa kagira intimba mara. Imana ishobora kuba transfere. Haleluya. Imana ikeneye kumuturanyi mubonamo Imana, kakubonamo Imana. Imana ikeneye ko imbaraga zindimo zikora zikagera kwa muganga, zikagera mu ngo, zikagera hirya no hino, kuko Imana yacu ni Imana ya hafi na kure. Wiyihererana. Hariho ba Sawuli babuze Imana, ariko ingingo Imana iguha imbaraga murwaze. Rwaza Sawuli murwaze, ahari Imana izamugenderera imwirukaneho uwo mwuka mubi w'icyaha wamuteye, kubwo imbaraga zo kwera imbuto zikurimo. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Imana ishimwe.